reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Elise News na Elise TV. Nk'uko rero umaze kubimenyera mu nkuru zacu tubagezaho mu buzima bwa buri munsi, by'umwihariko kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'umunyamakuru mugenzi wacu, uyu azwi ku mazina Jean Lambert Gatare. Yamaze rero kuba yitaba Imana. Elise News TV na Elise TV na Elise News rero tukaba twihanganishije mbere na mbere umuryango wa nyakwigendera Jean Lambert Gatare, uyu wamamaye mu Rwanda cyane cyane makuru y'imyidagaduro ashingiye kuri siporo. Reka rero uyu mugabo Jean Lambert Gatare tugiye kugarukaho yari umugabo w'imyaka 55, niyo yaramaze ku isi ya rurema. Yamenyekanye rero muri gahunda zitandukanye, aho yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye. Jean Lambert Gatare yari umwe mu banyamakuru bamamaye mu Rwanda mu itangazamakuru ry'imikino. Rero yamaze kuba yitaba Imana. Bivugwa ko yaguye mu gihugu cy'Ubuhinde, nk'uko mu muryango we bagiye bitangariza ibitangazamakuru bitandukanye, harimo n'igitangazamakuru cya BBC. Gatare rero ni umugabo wize indimi ndetse aranazigisha. Yamenyekanye cyane mu Rwanda mu itangazamakuru ry'imikino kubera ahanini ubuhanga bwe mu kogeza imikino irimo kuba kuri radiyo Rwanda. Ni ibintu yakoraga live kandi ijwi rye ryakururaga abantu benshi, bigatuma rero yaragiye yigarurira imitima ya benshi. Mbese kandi azwi nanone mu bindi bikorwa bitandukanye, harimo nko kwandika ibinamico, imivugo, gukora amapibulisite, ndetse aho yashoboraga gukora pibulisite rwose zikanogera abantu amatwi bakazikunda cyane. Rero yagiye akora ibintu byinshi. Uyu mugore ni umwe mu muryango we nyine, gusa nyine we utifuje ko n'amazina ye ajya ahagaragara. Yakomeje hamya ko uyu mugabo Jean Lambert Gatare yaguye mu gihugu cy'Ubuhinde hari mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 11 Werurwe, aho ngo biravuga ko yari amaze nyine iminsi arwaye indwara y'umugongo. Ni indwara ndetse bivuga ko yagerageje kugenda yivuza bitandukanye. Akaba yaragiye kumara hafi imyaka 2 afite iki kibazo cy'uburwayi bw'umugongo nyine, bukari uburwayi nyine amaranye igihe kirekire. Abantu benshi rero ku mbuga nkoranyambaga biganjemo abanyamakuru, abo bakoranye, abo yigishije, abo yatoje mu mwuga, n'abandi bamumenye ahanini kuri radiyo Rwanda cyangwa se kuri Isango Star, bakomeje gutangaza akabaro batewe no kumenya urupfu rwe. Mbese Jean Lambert Gatare umunyamakuru yakoreye harimo BBC gahuza miryango, iki gitangazamakuru nacyo yaragikoreye. nyuma zo gukorera radiyo Rwanda, yakoreye Isango Star ndetse ayibera n'umuyobozi. Nyuma ndetse yaje kuba nanone umuyobozi cyangwa se yakora ikinyamakuru bita Rushyashya. Iki kinyamakuru kikaba ari cyari cy'umugabo bita Jean Robert. Uyu nawe yitabye Imana mu myaka ishize, kiza ko rero gisigara mu maboko ya Gatare Jean Lambert. Radiyo rero Isango nayo nk'umuryango mugari Jean Lambert Gatare yabayemo kandi akawugeza kuri byinshi. Yari umwe mu bagize ubuyobozi bwayo. Yaje kubisohora itangazo bivuga ko asize urwibutso rukomeye mu rugendo rwo kuyubaka cyangwa se mu rugendo rw'itangazamakuru mu Rwanda. Mu by'ukuri kuba yaragize umusanzu mu gufasha abanyarwanda gusobanukirwa neza itangazamakuru ndetse no kuryohereza abanyarwanda mu biganiro yakundaga gukora. Si abo gusa bagiye bagaruka ku rwibutso rwe ku byiza bakoreye. Hari ikipe ya Rayon Sport, ni ikipe yanabayeho mu buyobozi bwayo mu byiciro bitandukanye. Yigeze kuba rero ari ushinzwe itangazamakuru mu buyobozi bwa Rayon Sport. Ikipe rero ya Rayon Sport yarazwiho kubera umufana ukomeye kandi nyine cyane ko nyine yabaye n'umuyobozi bwayo. Yatangaje ko umurage wa Jean Lambert Gatare ari ikintu cy'urwibutso bazasigarana mu mitima y'abariyo. Mbese abariyo ntibazamwibagirwa ku mazina yagiye atazira ikipe cyangwa se ku mazina yagiye ahimbira ikipe
izina nka Gikundiro ndetse n'andi tuza kugenda tugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Mu itangazo rero iyi kipe y'abakunda kwita Gikundiro ariyo Rayon Sport yanditse igira iti yakundishije abato Gikundiro, yayise utubyiniro tutazibagirana n'umunyabigwi wa Rayon Sport. Aya rero n'amagambo yaje kubatangazwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, nabwo bwaje kuba bumwifuriza iruhuko ridashira. Yabaye muri komite nyobozi ebyiri zitandukanye za Rayon Sport, ashinzwe itangazamakuru n'imenyekanisha bikorwa by'iyi kipe ikunzwe n'abanyarwanda benshi hano mu gihugu. Gatare rero yabereye urugendo abanyamakuru benshi binjiraga mu itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda, ubwo yakoraga ikinyamakuru nyine Rushyashya. Twagiye tugaruka ku binyamakuru byinshi yagiye akora kandi agatanga umusanzu, ndetse binavuga ko mu biganiro yagiye atanga ku buzima bwe ubwe yitangiye, ari umuntu yavuze ko yahoyesonaga ko ari umuntu wakundaga gusabana, kandi kuko nibyo narebye no mu rwenya ateraga gutera urwenya, yakundaga cyane umupira w'amaguru, gusangira n'inshuti ze, ndetse ngo akaba umuntu ukunda umurimo cyane. Uyu mugabo rero nyine ni byinshi byagiye bigenda bimuvugwaho, nyine itangazamakuru bitandukanye byagiye bigenda bigaruka ku buzima bwe, bigaruka ku byiza yakoze. Nyine uru rupfu rwamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu, nyine ubwo ni ijoro rishyira kuri uyu wa gatandatu tariki 22 rwaje kuba ruba igikuba gikomeye kuri ku bakora umwuga w'itangazamakuru hano mu Rwanda, ariko noneho by'umwihariko ku bakozi ba Radio Isango Star n'ubuyobozi bwa Radio Isango Star yari asanzwe abereye umwe mu bayobozi bayo. Iyi Isango Star mu gihe kitageze ku mezi 3 ni akababaro gakomeye, kuko uyu ni umunyamakuru wayo wa kabiri witabye Imana. Jean Lambert Gatare rero n'umwe umunyamakuru bakunzwe cyane mu Rwanda, nyine by'umwihariko nk'uko yagiye mbigaruka mu bijyanye n'imikino, harimo kwamamaza, aho rero yatangiye gukora kuri Radio Rwanda hari mu 1995 guhera mu mwaka wa 2011 yatangiye gukora ku Isango Star. Mu mwaka wa 2020 nibwo yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'ikinyamakuru cya Rushyashya. Iyi rero ni imwe mu mirimo nyine yagiye agenda akora, yagarutsweho abandi bazi nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, amapibulisite yagiye akora arimo ba Gashuhe, abamuzi kuri Gashuhe mu mapibulisite yararimo nka Ngomini irica irasenya ikamugaza, nyinshi cyane. Hari ibigo nka Rwanda Revenue Authority ngira ngo barabyibuka. Ni byinshi yagiye akora, ni byinshi uyu mugabo ashobora kwibukirwaho, gusa nyine azahora mu mitima y'abakunzi ba ruhago, y'abakunzi b'Abanyarwanda, y'abakunzi bakunda amakuru, y'abantu bongeye kubona itangazamakuru ryiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Wumve ko uyu mugabo yabaga ari kumwe n'undi mugabo ukora kuri Isango Star, Strato na Jean Lambert Gatare ndetse na mugabo Justine, nka bamwe twavuga ko ari umusingi ukomeye mu ishingwa rya radio ya Isango Star. Radio yanyuzeho ndetse ibyamamare byinshi, harimo nk'aba Mike Kalangwa, ba Risudi, ba Muhinde Munana n'abandi, ngira ngo bose baga bafite inkomoko n'ahantu bavoma urukundo rwo gukunda nyine ibyo bakora. Nuko rero nyine umuntu nk'uyu nguyu uba uvuye mu bantu, kandi nyine ari umuntu wakoze ibikorwa bifatika, ari umuntu wari ufite urukundo muri sosiyete yose imukunda. Burya si ku muryango we gusa ubuhombye, ahubwo muri rusange n'igihugu kiba gihombye. Ni inkuru rero nyine yaje kubigenda ibabaza abantu. Cyakora amakuru yo kumugeza mu Rwanda bo muryango we nyine nta byinshi babwiye itangazamakuru, uretse nyine kuba bagaragaje ikibazo cy'uburwayi yari afite, yaramananye igihe ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo. Cyakora nyine amakuru yo kumugeza mu Rwanda no kwizihiza ubuzima bwe, umuryango we nyine uraza kuba uyatangaza mu masaha
ari imbere kandi ibindi dushobora kuza kugenda tumenya tukaza kugenda tubibagezaho. Nyakwigendera nyine Jean Lambert Gatare nyine ni umuntu ufite byinshi, ni umuntu ufite igisobanuro ku itangazamakuru rya hano mu Rwanda. Ishyirahamwe rero ry'abanyamakuru hano mu Rwanda ARG cyangwa se n'abarigize abanyamakuru bakomeje kugenda bagaragaza nyine uburyo ki bababajwe n'urupfu rw'uyu mugabo. Bamwe bakamwibukira ku byiza yagiye akora, bamwifuriza iruhuko ridashira. Umunyamakuru Rusakara ni umwe mu batangaje avuga ko Jean Lambert Gatare yari imfura, akaba inshuti ye, umuvandimwe. Yavuze ko atabarutse we mbese asigiye agahinda itangazamakuru. Benshi rero bavuze, bagiye bandika, abanditse ngo la vie est courte, ubuzima bushatse kuvuga ko ubuzima ni bugufi. Uyu ni umunyamakuru wita Noel waje kuba nawe agaragaza ibingibi. Abandi bakomeje bagaragaza ko ari inkuru itari nziza, gusa nyine bakavuga ko ari iherezo rya buri wese, ariyo nzira ya buri wese. Abanyamakuru barimo nka Biseruka Abdul Karim nabo bavuze ngo muvandimwe, twagukundaga gusa mu mitima yacu ntituzigera tukwibagirwa, uzahora ku mitima yacu. Mbese urebye ni abanyamakuru benshi bahuriye mu muryango wa ARG, ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda, bagiye bagenda bandika ku rupfu rw'uyu mugabo. Ni urupfu rwaje kuba rushengura benshi abasportifu, abanyamakuru, mbese ingeri z'abanyarwanda, abamenye urupfu rwe, abo bahuriye mu kazi ndetse n'abandi batahuriye mu kazi, abamukurikiranaga bose bashenguwe nyine n'urupfu rw'uyu mugabo. Uyu rero yari inshuti y'abantu bose, nyine ndetse rwanditse ngo Jean Lambert Gatare uzahora uri urugero rwiza rw'abanyamakuru b'imikino bogeza bidasanzwe umupira w'amaguru. Imvugo bazakwibukira ku mazina arimo igikurankota, kwisusura, ishoti. Gatare niwe wabatije Lyon Sport igikano cy'imfizi, we na Marcel Rutagrama. Mwatuma zirungu, mwadukundishije umupira w'amaguru. Ukiri kuri radiyo y'igihugu, ibiganiro wagiranaga na ibiganiro Perezida wa Repubulika yabaga yatanze mu Cyongereza, ubisemuraga mu Kinyarwanda gitomoye, ukabitugezaho ukoresheje imivugire isa n'iye, maze abatarumvaga Icyongereza nitube bambona bihita. Rero ni amagambo nyine y'abantu bakomeje bagenda bavuga kuri uyu mugabo. Uyu nguyu yanakomeje avuga ngo amatangazo yamamaza wayateguranaga ubuhanga, ubuhangamura, urangare, ufatanije na Strato, mukatugezaho anogeye amatwi, maze tukabirahira tugira ati umva abahanga wamaye inka. Rero ni amagambo nyine yagiye agaruka. Reka rero dukomeze dukurikirane uko umuryango wenda uza kugira ikivuga ku bijyanye no kwizihiza ubuzima bw'uyu munyamakuru Jean Lambert Gatare, nabyo tukaba tuza kugenda tubagezaho. Uyu rero ni umugabo usize umugore n'abana batatu, nka Iris TV ndetse na Iris News. Icyo twavuga ni ugukomeza kwihanganisha umuryango, abasigaye ndetse n'inshuti ze. Mukomeze rero mwihangane, ku isi niko bimeze. Ku isi twese turabagenzi, hano ku isi ntabwo ari iwacu, ariko nanone duharanire gukora ibyiza, duharanire gusiga umurage mwiza ku isi, nk'uko uyu munsi turi kuvuga ibyiza by'umugabo Jean Lambert Gatare. Iyo atagira ibikorwa byiza aza gusiga ku isi, ntacyo tuba turi kuvuga, ariko uyu munsi turi kumuvuga kuko hari byinshi yakoze byafashije abanyarwanda mu isanamitima, byafasha abanyarwanda gukomera mu bihe bikomeye. Rero nka Iris News na Iris TV, natwe twifatanije n'umuryango mugari akomokamo, n'umuryango mugari wa Isango Star, bamaze kubura umwe mu bayobozi bayoboraga iki gitangazamakuru. Mukomeze mukurikire Iris News na Iris TV, mudukore subscribe, share na like, kugira ngo ibindi biganiro tubategurira nabyo bijye bihita bibageraho. Bye bye and ciao ciao.